Hello, muraho neza mwe mufunguye iyi YouTube channel ari ubwa mbere n'abasanzwe bareba video zanjye. Rero uyu munsi Fashion Lovers nabakoreye isomo nkuko musanzwe mbakorera amasomo atandukanye. Rero uyu munsi nabazaniye isomo ryo gukata no kudoda kimono nkuko muri kuyibona hano imbere. Uyu mukobwa ayambaye muri kuyibona ni kimono imeze neza, ifite bande y'umukara izenguruka ku ijosi imanuka imbere, ifite imifuka ikagira bande nanone ku maboko. Rero Fashion Lovers kurikira video urebe uko iyi kimono ikatwa nuko idodwa akantu ku kandi nta na kimwe usimbutse. Rero ibi ni ibikoresho harimo irati, ingwa, metero, umukasi, igitambaro cy'igitenge ndetse n'icyo gukora bande. Igitambaro k'umukara muri kukabona ko gukoramo iriya bande. Yes, rero ikintu nkora ndarambura cya gitenge ku meza, nyirambuye ku meza kikubyemo kabiri. Yes, kikubyemo kabiri, ariko hariya handeba harasatuye. Rero ukamakinga rimwe, ndikumakinga rimwe uri kubibona. Yes, shushanyije rimwe undi nkaca imirongo, ugaca umurongo uhagaze. Ibyo byose ukabikora witonze, witonze kuko buriya Fashion Lovers umwenda upfira mu kuwupima ndetse no mu kuwukata. Wawudoda nabi rero ho bikaba akarusho, ubwo nyine umwenda upfira ahantu byibura nka hatatu h'ingenzi. Yes, rero urahita uzana urundi ruhande nanone rwo hirya rwo rwikubye, uruzane ururinganize na rya rimwe, kubera ko iyi kimono ndayikatira rimwe, ibipande by'imbere n'iby'inyuma ndabikatira rimwe bite birangira. Ntabwo mbanza gukata igipande cy'imbere ngo nkate n'icy'inyuma, ngiye kubikatira rimwe bite birangira. Ikindi kintu rero hano uhita ukora, uhita uca marije. Yes, ikintu kijyanye no guca marije rero mu mikatire yanjye cyo ndizera mumaze kukimenyera abasanzwe muri ya video zanjye. Yes, warangiza ukamanuka igice, nababwiye ko iki gice ari icyo guteranya mu ntugu. Iyo uri guteranya igipande cy'imbere n'icy'inyuma murabizi gufata igice. Rero kiriya gice ni icyo ngicyo kimaze. Ngiye gushyiramo rero ibipimo by'uburebure bwo mu nda uturutse ku ntugu ugera mu nda 16 muri kubibona. Yes, ubundi kiremo uburebure bwose ni 29 bw'iyi kimono. Ibyo byarangira rero nkongeraho valeur dectile y'urukubiro hasi, kizeho rimwe ubwo bibaye 30. Yes, ibipimo rero nkabyimurira no kundi ruhande rwo hino, makinge 16 nkuko nayimakinze hirya. Rero kiremo n'uburebure ndenzeho ya valeur dectile ya rimwe. Yes, ibyo byarangira rero ndaca imirongo itambitse nkoresheje ya rati. Yes, nawe rero kugira ngo uce umurongo ugororotse, ubwo ndizera uba ufite irati. Hari n'abakoresha, wakoresha na metero bayifite itarangirika ikiri ku murongo neza, nabyo hari abayikoresha. Yes, gusa nyine biragora gukoresha metero. Ndatambika ijosi rero 2 n'igice. Yes, 2 n'igice kuri kiriya gitambaro cyo hejuru kikubye, ntago ndirengagiza rya rimwe, manuke igice iri ni ijosi ry'inyuma ubwo ngubwo ngiye gukora. Yes, iri ni ijosi ry'inyuma, ndagira ngo ukurikira akantu ku kandi utagira ikigucika. Rero intugu ni 16, ndarenzaho igice bibe 8 n'igice, ko 16 kugabanya 2 ni 8, nongereho igice. Yes, byo kamakinga hejuru haruguru no hasi, ubundi ugaca umurongo uhagaze. Yes, rero umurongo uhagaze warangiza ugashyicurika intugu ziba zicuritse. Fashion Lovers, intugu ziba zicuritse ntago ziba zitambitse. Rero ugomba gucurika. Ncuritse rimwe, kanutse rimwe, ndongera nsubira inyuma igice. Yes, hamwe rya rimwe ryagarukire rero ndahahuza ntariya ku ijosi nkuko muri kubibona. Ubundi nanone kiriya gice nzamutse nyihuze nanone na hariya hejuru hamwe ya marije yatangiriye, ariko aho hahurira n'ijosi. Rero
ngiye kumanuka uburebure bw'amaha. Uburebure bw'amaha ibipimo byo mu gituza ni 40, nagabanyije 4 nkuramo 1 n'igice, mbona 8 n'igice, rero niwo manutse hano. Yes, uyu 8 n'igice rero hano kugira ngo nkore amaha ngiye kugabanyamo 2, kugabanya 2 ukinjiramo igice. Yes, ukinjiramo igice, ngikiriya igice muri kubibona. Rero warangiza ugashyiramo ibipimo byo mu gituza. Ibipimo byo mu gituza rero ni 40, ariko kubera ko ari kimono nshaka ko yisanzura nagize 4 ngabanyije 4, mbona 10 n'igice, nongeyeho valedictile. Yes, niyo mpamvu bonze makinze 11 n'igice. Hano hasi ho rero kimono iyo ushobora kuyikora iri kuri taye ku buryo ushyiramo n'ibipimo byo mu nda no mu gituza neza, ariko iyi kimono ntago iri kuri taye. Ahagana hasi hariya isoreza ndaturuka aho igitambaro kirangirira, mahuze no ku bipimo byo mu gituza, hariya valedictile yo mu gituza igarukira, ku buryo uyibonye ubona itaratse. Mwabonye video iri gutangira ko wabonaga isa nk'irekuye, iri free, yisanzuye. Kimono iba igomba kuba yisanzuye. Yes, ntago ari umwenda uri fit. Yes, rero hano ngiye gukora amaha. Ibyo nabyo hano hantu ugomba kuhitondera ukareba uko mpakora. Umwenda uza umeze neza cyane iyo ukoresheje buno buryo. Rero hariya n'amaha y'imbere ni kuriya aba ameze yo ku bipande by'imbere. Aha naho rero noneho nkurubye n'amaha y'inyuma, ntago amaha y'imbere abareshya n'amaha y'inyuma. Yes, ibyo nabyo ni ikintu ugomba kumenya nimba ukurikira video zanjye. Aka ni akantu k'ubwenge ugomba kumenya. Rero ubu ngubu ikigiye gukurikiraho ni ugukata. Yes, gushanya ndabirangije, isigaye ni ugukata. Rero urabanza ugakata. Nababwiye ati iyi kimono irakatanye, ikatiye rimwe. Rero urabanza ukate ririya josi ni iry'inyuma, nashushanyije ijosi ry'inyuma. Ubwo urakomeza ukurikira iyi video kugira ngo unamenye ngo se imbere ndahakora gute. Yes, ndizera rero turi kumwe, ariyo mpamvu wicaye uri kureba iyi video. Rero urakatira kwa ya maha y'inyuma, kubera ko ay'imbere uyakata nyuma wamaze gukata amaha y'inyuma. Ariya rero nayo ku gipande cy'inyuma. Yes, igipande cy'inyuma kiba gifite amaha aruta ayo imbere. Yes, kubera intugu n'iki. Rero imbere ho haba ugomba kwinjiramo kugira ngo umuntu yambara ishati ubona ku maha hatadumbaraye, hatabyimbye, hameze neza cyane. Yes, niyo mpamvu rero hariya uhakora kuriya. Rero ngiye gukata no hasi ku burebure bwa kimono. Muribuka ko twarengejeho valedictile ya 1 y'urukubiro kw'ikimono hasi ibikubye. Ibyo rero birarangiye. Yes, ibyo birarangiye. Igipande cy'inyuma rero kiri hejuru ngiki. Iki ni igipande cy'inyuma mubona gifite ijosi ritoya. Yes, hamwe namanutse igice. Rero tugiye gukora ku bipande by'imbere, ari naho isomo kuri kimono riba riri. Yes, isomo nahangaha riba riri, naho ibindi byo navuga ko ari ibisanzwe, ariko isomo kuri kimono riba riri aha. Woba wibaza ngo kimono bayikata gute, aha niho isomo riba riri. Yes, rero nababwiye ko ku maha y'imbere hari agatambaro karanshushanije, kari akantu kagiye kuvamo. Yes, kuko amaha y'imbere aba ari mato ku maha y'inyuma. Yes, icyo nacyo ni ikintu ugomba kumenya, fashion lovers. Aka gatambaro rero nkakuyemo. Yes, kugira ngo amaha imbere abe ari mato ku maha y'inyuma. Ikintu rero ukora, hano hari umurongo wo mu nda, hariya ni ku murongo wo mu nda, ni muri 16. Rero ikintu ukora urazamuka 1 n'igice uturutse kuri wa murongo wo mu nda. Yes, nzamutse 1 n'igice. Rero aho ijosi riri kugarukira muri kuhabona. Yes, uraturuka hari ijosi ryagarukiye uhuze
no kuri na hariya nzamutseho 1 n'igice. Yes, uce uriya murongo nk'uko muri kubibona nkoresheje irati. Aha nababwiye ngo niho isomo kuri kimono riba riri, niho aho itandukanira n'indi myenda isanzwe cyangwa se andi mashati dusanzwe dukora. Ahangaha rero niho umwihariko uba uri mu gukuramo kano kantu ngiye gukuramo. Yes, rero ndakata rero kari agatambaro nkakuremo. Ubwo already ijosi tumaze kurikuramo, ubwo ndikuyemo. Ijosi ndikuyemo. Rero hano nazamutse 1 n'igice, muri kubibona hari ahantu hameze nk'ahasutuyemo kuntu, cyangwa hafite akantu kameze nk'agacumu karabura gakuramo se nk'ukora akantu k'agakurube. Yes, hagire forme ya kurube kugira ngo nuteraho bande ize imeze neza nta defo irimo. Yes, hari ahantu urahakora se nk'ahari akantu k'agakave hadasongoye. Yes, ntabwo ndi kubona ikinyarwanda napfa kubivugamo ariko murabyumva. Yes, rero ikigiye gukurikiraho hano ku bipande by'imbere ndapimiraho umuzenguruko w'amaha kugira ngo nze kuyifashisha ndi gukata akaboko. Yes, njyewe mbonyemo 11 biramfasha. Iyo mpimye uyu muzenguruko biramfasha. Iyo ndi gukata amaboko nkawushyiramo, iyo ndi guteramo akaboko gahita kajyamo nta bitambaro birenzeho cyangwa se ngo binabureho. Nubwo harengaho gato ariko ukirinda ko wenda kabyabura. Rero ibi ni ibipande by'imbere byo kuri kimono, muri kubibona byarangiye. Ndakeka wowe uri kureba iyi video hari ubumenyi uri kugenda wunguka utaruzi kuri kimono. Ubu ngubu uri kuvuga ati ahubwo Pizzo atinze kurangiza gukora iyi video ngo nanjye mfate igitambaro nyikore. Rero hano ngiye gukata amaboko. Yes, iyi kimono ifite amaboko magufi. Amaboko afite uburebure bwa 13 n'igice. Ntabwo ari amaboko maremare gusa, ni amaboko meza cyane nk'uko mwabonye iriya kimono uko yari imeze. Yes, rero wa muzenguruko maze gupima wa 11 ngiye kuwushyira hano. Ahangaha ngiye gupima 11. Yes, nkore akaboko. Nzabategurira isomo ryo kubigisha ku kaboko ryihariye, mbereke formule, mbereke se umanuka kangahe, ibi byose ubikora ugendeye kuki. Nzabikora nzabibereka, ariko njye mba mbikora kuko biba bimaze kunjya mu mutwe. Formule bindi mu mutwe mba nzi buriya ngo bimeze bite. Rero ndasiga kabiri ka bande hejuru, manuke uburebure bwa 13 n'igice buranarengejeho rimwe biba 14 n'igice. Yes, nsho umurongo utambitse. Hano rero ushyiramo ubugari bw'akaboko, washyiramo umuzenguruko wa 7, 8, ariko kimono nababwiye ngo iba ari relax. Rero hano kizemo 10, muri kubibona kizemo 10, cyakora narengeje igice biba 10 n'igice. Yes, 10 n'igice. Icyo gice nabara kari valeur de couture nzafata ndi guteranya iyi kimono. Yes, kaboko rero maze kugakata, muri kubibona ko nako ahagana hasi hameze nk'ahataratse, nk'uko no kuri bya bipande bya wabonaga ko hasa nk'ahataratse, naho hararekuye. Akaboko nako kararekuye. Umuzenguruko kizemo 10 nkarenzaho igice, bwo shatse kuvuga ko umuzenguruko ni 20. Rero nta muntu wapfa kugira umuzenguruko wo hasi ku kaboko wa 20. Nuko rero ari kimono igomba kuba irekuye, iri relax. Rero kano kantu nkuyemo hano ku kaboko, nk'uko no ku bipande by'imbere mba nagakuyemo, naho ugakuramo ku maboko. Waza no guteramo amaboko ukamakinga sure cyangwa se ukitondera ko kari agatambaro cyangwa se hari abakuyemo kari akantu hari imbere ku maha. Yes, rero iyi ni bande. Mwabonye ko iriya kimono ifite bande y'umukara. Iyi bande rero iba ifite ubugari, uyikata ifite ubugari bwa 5, ku buryo uza kuyikubamo kabiri igasigarana
ubugari bwa 2 n'igice, icyo gice kikagendera mu kuyiteraho hagahita hasigara bande ku buryo igaragara ifite 2. Yes, icyo nacyo kuri iyi bande ndumva nkigusobanuriye ubashije kucyumva. Iyi bande igaragara ifite 2 ariko bayikase ifite ubugari bwa 5 ku buryo uyikuba ku ipasi gahita uyibona ifite 2 n'igice, ifite ubugari bwa 2 n'igice yikubye 2. Wayitera rero ku mwenda ugafata valere y'igice hagasigara 2. Yes, rero ngiye gutangira rero kubigisha uko iki kimono uyiteranya. Yes, nabyo birakenewe, nabyo biba bikenewe. Kwiga no kwiga nta kurambirwa, ugomba kwicara ukiga ugafata isomo, wamara gufata isomo ugakora nawe practice. Kugura igitenge ntago gihenda, ukagura igitenge hari ibya make, igipande kiba kigura 2. Yes, nawe wakigura ukiyungura ubumenyi. Ikintu ngiye ubanza gukora rero urateranya mu ntugu, ufata igipande cy'imbere ugiteranye ku gipande cy'inyuma. Yes, ngiye nteranya nturutse ku maha nza ku ijosi. Akenshi nteranya nturutse ku maha nza ku ijosi. Yes, rero hano ndi guteranya igipande cy'imbere ku gipande cy'inyuma. N'ubwiza urebanya, nta kindi hano ukora. Icyo ukora ni ukurebanisha ubwiza. Yes, ubwiza baba burebana ukadodera ku bubi. Yes, igipande kimwe rero maze kugiteraho, ngiye guteraho n'ikindi. Yes, n'ikindi rero nanone ubwiza bw'ibipande by'inyuma buri kureba hejuru. Rero ndahita mfata ubwiza bw'igipande cy'imbere mbwubikeho. Nakubwiye ngo uteranye uturutse mu maha uza ku ijosi. Yes, rero n'ubundi tuba twabikatiye rimwe no zireshya zingana, ijosi bingana. Ibintu biba byoroshye n'ubundi bihita bihura. Yes, bihita bihura. Yego, ibyo rero byarangira icyo uhita ukora ujya gusirifiza hariya mu ntugu ziriya valere de kwitira ukazisirifiza. Yego, tujya gusirifiza mu ntugu kugira ngo ubone gukurikizaho izindi step. Gusa fashion lovers, ndakwizeza ko iri somo rirarangira umenye kudoda kimono neza ndetse no kuyikata byo wabibonye. Rero ubu hano ikintu ngiye gukora, ngiye guteranya ya bande ku maboko. Bande iri munsi. Yes, bande iri munsi, akaboko kari hejuru. Na ushatse na bande wayishyira hejuru nta kibazo, hejuru y'akaboko nabyo byashoboka. Ibyakorohera icyambere nuko ubona umusaruro muzima. Nimba umukiriya agusabye kimono ukayimudodera kandi ukayimudodera uko yayigusabye ku buryo yishima. Yes, rero hano nakubwiye ngo iyi bande ifite 2 n'igice kubera ko yikubyemo 2. Nayikase ifite 5, nyikuba ku ipasi sigara na 2 n'igice. Ariko hano ndi gufata valere de couture y'igice ndi kuyitera ku kaboko, ubwo iri busigare igaragara ifite 2. Yes, ibyo rero nabyo mba ngomba kubigusobanurira kugira ngo ubimenye, kuko kwiga no kwiga kandi ntabwo umuntu yiga ibintu azi. Ntabwo waba wicaye uyu mwanya ungana gutya uri gukurikira iyi video wenda uzi kudoda iyi kimono, uzi no kuyikata. Byanze bikunze hari isomo ukeneyemo kandi ugomba guhaguruka urimenye. Yes, rero amaboko ndayasoje, muri kubibona hariho bande y'umukara imeze neza. Ndizera muri kugenda mubona ishusho ry'isomo ry'uyu munsi. Fashion lovers, nari maze iminsi rero ntabakorera video, ariko n'akazi kenshi nagarutse ntago nabatererana. Yego, rero no ku muzenguruko imbere kuri kimono mwabibonye ko hariho bande, nayo rero ndayiteraho. Yes, ubwiza bw'igitambaro bw'itenge buri munsi, buri hasi. Rero ndaburebesha kuri ya bande yo hose hari ubwiza. Ngende mfate valere de couture y'igice ndi guteraho bande imbere. Yes, ndi guteraho bande imbere. Fashion lovers, uri kureba iyi video twatangiranye
kuva nyikata kugera n'ubu ngubu ntangiye kuyidoda. Rero fashion lovers, nimba iyi video ubona wayishimiye kanda like. Ikindi nimba ari ubwa mbere ufunguye YouTube channel, kubera ko YouTube channel yigisha ibijyanye n'ubudozi, nubona nashyize ibijyanye na mekanike cyangwa se n'ubwogoshi n'iki uzangaye. Yes, yigisha ibijyanye n'ubudozi. Rero nagushishikariza, nagusaba gukora subscribe kugira ngo video yose nzajya na uploadinga ujye ubasha guhita ubona notification, uyirebe. Kuko nimba uri umudozi, nimba ukeneye ubumenyi, ukeneye kwiyungura ubumenyi mu budozi, wajya uhita wishimira kureba video nagushyiriyeho, kuko nago mfite umugambi wo kugupfunyikira. Ngomba kuguha isomo, kandi isomo ryakugirira umumaro nkuko nanjye ubu bumenyi buba bwangiriye umumaro. Yes, rero bande maze kuyiteraho izenguruka imbere. Yego, mwabibonye video igitangira ko hazengurukaho bande imbere. Yego, rero ngiyi maze kuyiteraho. Yes, maze kuyiteraho fashion lovers. Ndizera mba nakweretse ibintu. Hari ukuntu umuntu akwereka video, ishusho ya video igitangira, ariko wafungura ugasanga ibyo yakweretse ntago biri muri video. Ariko nge ndakeka uri kugenda ubona ishusho y'ifoto nakweretse kuri video igitangira. Yes, fashion lovers, muri kubibona rero bande imbere imaze kugeraho. Yego, izenguruka hano imbere. Nakubwiye ngo hano imbere ku ijosi ry'imbere niho isomo riba riri kuri kimono. Niho isomo ry'ingenzi navuga riba riri. Ikintu hano rero ngiye gukurikizaho, kimono ntago igora. Umukiriya aje rwose akakubwira ati mfite iminota 50, kimono irabirangiye. Kimono ugomba kuba uyisoje uyimuhaye imeze neza cyane. Hano rero ngiye guteramo amaboko. Yes, ubwiza bw'igitambaro n'ubwiza bw'amaboko burarebana. Uturuke hagati na hagati muri iriya kwitire yo mu ntugu, ndetse na hagati hakaboko ubihahuze, ubundi uteranye akaboko ndetse ugateranye ku gipande. Yes, rero bikora ugenda witonze, ufata vare de couture y'igice ibingana. Nimba ari igice ni igice, ukagenda uteramo ka kaboko witonze. Yes, ufata vare de couture zingana no ku rundi ruhande. Rero yes, nari nturutse ku ruhande rumwe rero, ariko nanone nturutse hagati na hagati. Rero ugaturuka nko ku rundi ruhande nanone ukamanuka nkuko wabikoze hirya, ufata vare de couture y'igice. Naha naho nuko ugafata vare de couture y'igice, kugira ngo umwenda wawe ube umeze neza, usohoke umeze neza, umukiriya umwambike yishime. Yes, ntago iyo uri kudoda uba ugamije kumva ko ari ugushimishwa no kuribona amafaranga gusa, ahubwo no gushimishwa nuko umukiriya wawe yishimye. Nabyo biba ari ingenzi cyane mu gihe uba wamukoreye ibyo yagusabye, kandi nta cyatuma atishima, akagenda anezerewe kandi akakurangira n'abandi. Yes, rero akaboko maze kugateramo ko ku ruhande rumwe, muri kubibona ko maze kugateramo. Ngiye guteramo n'akandi kaboko ku rundi ruhande, kuko amaboko aba ari abiri. Fashion lovers, nago ndi hano kubapfunyikira cyangwa kubakorera ibintu by'urwirurutso. Nagomba kubakorera video akantu ku kandi, nta kintu na kimwe mbakinze. Yes, kuko kwiga no kwiga. Nanjye mbaye ndi kwiga ukampfunyikira waba umemukiye, kuko ubu ni ubumenyi umuntu aba ari kuguha ejo cyangwa ejo bundi. Uzahura n'umukiriya akakubwira ati ese kunzi kuri umutayeri wandodera aka kantu, ukabona ni kimono. Yes, rero icyo gihe mbaye naragupfunyikiye, ubwo nawe ubwo wamupfunyikira.
ariko nimba nkweretse ibintu bizima nawe uwo mukiriya uzamuha ibintu bizima aguhe nawe amafaranga mazima. Yes, nuko bimeze. Rero ibintu by'ingenzi kuri iyi YouTube channel nza ngenda mbiguha amasomo y'ingenzi numva ko yakugirira umumaro, nzajya ngenda nyabereka. Yes, ubumenyi ngiye bwanjye ngomba kuba sharinga, kandi n'abandi bafite ubumenyi barahari bashoboye nabo, namwe mujye mutanga ubumenyi mutizigama. Yes, rero akaboko ko ku rundi ruhande nanone maze kugateramo murabibonye. Igisigaye rero no gusirifiza iyi kimono, ubundi tukayiteranya bigahita birangira, tukayambika umukiriya akaduha ku mafaranga. Yes, rero sirifirage ubwo nigiye gukurikira. Yes, sirifirage namaze kuyafira, rero ndasirifira nitonze aho ingenzi ho gusirifirwa. Yes, kuri zira valeur de couture, kugira ngo ukahasirifira kugira ngo umwenda utazatondoroka. Yego, byarangira rero wamara gusirifira ukaza guteranya kimono yawe. Nakubwiye ngo umuzenguruko ni 10, narengejeho valeur de couture y'igice cyonyine. Yes, 10 rero ndarimakinze, ubundi ugateranya ukamanuka, uteranya hano ni ku maboko, uteranyije ngeze mu gituza. Yes, gahuza kwitire neza mu gituza hariya, ugakomeza. Yes, ndakomeza manuke nitonze, muri kugenda mubibona. Nakubwiye ngo iyi kimono umukiriya yiguhaye iminota 50 yonyine, nayo hari ndumva ari myinshi. Uba ugomba kuba umweretse umwenda we agahita kwishyura amafaranga, akijyanira umwenda umeze neza, kandi nawe ugasigarana amafaranga yawe, kuko fashion lovers tuba dukeneye amafaranga, tuba dukeneye abantu. Yes, rero no kukandika ku rundi ruhande nanone makinze 10 murabibonye. Byiza by'izi video rero mba ndi kubakorera ni ibintu mba nkora nawe ureba, mba mbikora ubirebesha amaso yawe. Yes, nawe uba ubyibonera, nimba mvuze ngo makinze 10 nawe uba ubibona ko ndi makinze koko. Yes, rero iyi kimono nkeneye mu ma comment yanyu uzambwire ati Pizzo narayidoze kimono, ndayidoda, ndayambaye. Nibiba ngombwa hari uzanyereka n'ifoto, kuko nimero zanjye mba nazitanze. Mbwire ati kimono nayidoze, biranshimisha cyane, nkunda comment kubi. Yes, rero kimono maze kuyiteranya, amaboko namaze kuyashyiramo, maze kuyateramo neza cyane. Yes, rero na bande yamaze kugeramo, igisigaye no gukuba hasi nkacishaho agapasi. Yes, gukuba hasi, hari akandi kantu kamwe nako kabura. Nimara gukuba hasi hari akandi kantu kamwe kaba kabura, nako urakabona. Yes, nako ni ingenzi, urakabona. Rero hano ndi gukuba hasi, muri kubibona fashion lovers, muri kubibona. Narindi kubabwira ati nkunda comment kubi kurenza like, kurenza hari subscribe, kurenza n'icyo, ariko comment zanyu ndazikunda. Hari video mperutse gukora comment zabaye nyinshi cyane kandi narazikunze, mumbwira ati Pizzo iyi video ni ubwenge. Yes, rero abatanze comment ndabashimiye, mwongeye mukareba n'iyi video, n'ubu mwongere waguhaye arakongera, mwongere mutere comment mumbwira ati Pizzo aho ni sawa, ndabikunda cyane. Kandi nubwo wenda byaba bitagenze neza mukambwira ati ntabwo byagenze neza, nabyo nta kibazo. Rero hano umufuka ngiye kushyira muri 17 nturutse hejuru ku ntugu. Yes, ikimono nkuko mwabonye itangira, iriya video iri gutangira ifite imifuka. Yes, ibifite imifuka. Ishobora kuba ifite umufuka cyangwa se nta n'imifuka ifite, ushobora kubikora uko ubishaka, ariko biba byiza washyiraho imifuka. Yes, rero uyu mufuka ufite ubutambike bwa 6 n'igice n'ubuhagarike bwa 7 n'igice. Rero ikintu hano mbanza gukora, ndabanza gufigisa akadodo
hagati na hagati k'uyu mufuka, kugira ngo cyangwa se ufite pengeri nayo wayikoresha kugira ngo umufuka utanyeganyega ugasanga uvuye kuri mezire zawe. Urudodo hano ruracitse, ariko ni ibintu bibaho, mwese wowe udoda bijya bikubaho ku rudodo ushobora gucika cyangwa se rukavamo ukongera ukarusubizamo. Rero ndazengurutsa urudodo k'uyu mufuka nitonze, ukora agasiripikire kameze neza, yego, ku buryo n'agashishi katabonaho gacengeza umutwe. Hari umuntu usiripika ukagira ngo ukabona ahari n'imbeba yacengeramo. Ugomba gusiripikira ku ruhande ku buryo n'umutwe w'urushishi murawuzi, utabona aho ucengerera. Iyo niyo siripikire iba imeze neza cyane. Kereka bibaye ngombwa ko ari design uri gukora, bibaho ushobora gukora design wenda ushobora gusiga umwanya ufatika, ariko igihe nta design uri gukora ugomba gusiripika agasiripikire gato keza kameze neza. Umufuka w'uruhande rumwe rero urarangiye. Ni iburyo n'ibumoso rero, no ku rundi ruhande haba hakenewe umufuka. Nakubwiye ngo uyu mufuka ufite ubutambike bwa 6 n'igice n'ubuhagarike bwa 7 n'igice. Ukabanza ugafigisa akadodo kugira ngo umufuka utava kuri mezire ukanyeganyega. Ibyo rero, iryo naryo riba ari isomo, ntago wicaye iyi minota yose uri gukina, uri mu mikino, ahubwo hari ubumenyi uri kwiyungura, kandi ubwo bumenyi ugomba kububyaza umusaruro. Isomo ubumenye mu gihe gitoya cyane, kandi isomo ry'umumaro. Ntago mba napanze kwigisha iri somo bitarangira umumaro. Njye kimono maze kuzidoda nyinshi cyane, kandi n'ubu ngubu zigikunzwe. Nawe rero muri shop yawe cyangwa se mu bakiriya bawe ubadodeye kano kantu bazishima, ndabizi. Umufuka rero nshyizemo telefone, washyiramo telefone nkuko muri kubibona, washyiramo amafaranga, kashi, byose, kila kitu icyo washaka cyose. Rero kimono dore irarangiye nkuko nayikweretse video igitangira. Fashion lovers, urebye iyi video irarangiye. Nimba iyi video wayishimiye, ukaba urebye video yanjye bwa mbere, yakaba ari ubwa mbere ufunguye YouTube channel, ukora subscribe, ukore like, ukore sharing abantu wumva b'ingenzi kuba bareba video zanjye, ubasharinge. Kandi nawe nimba usanzwe tubana muri video zanjye za buri munsi, ikora like, ukore share, kandi umpe comment. Nababwiye ati nkunda comment. Fashion lovers rero ndabakunda cyane, video zanjye nakagaruka, bye bye.